Imana ihimbazwe. Pasika hari ijambo nkunda. Petero yabajije Yesu. Aramubwira ngo data, iri jambo riri muri Matayo ibice 19 umurongo wa 27. Arangije aramubaza ngo data, ko twasize ibintu byose tukemera tukaza tukagukurikira. Imana ihimbazwe. Arangije aramubaza ngo ubundi tuzamera dute? Imana ihimbazwe. Hari abantu bambona nka Rasheli bakambwira bakavuga bati uyu muntu ukahora agenda na Bibiliya, uyu muntu ukahora asenga, uyu muntu uko ubuzima budahinduka, akavuga ngo ariko ubundi uriya muntu iherezo rye ni irihe? Haleluya. Amen. Ndumva nkunze Imana nanone. Ariko Petero ngarabivuga. Harangije arareba asanga yasize amatungo, aritegereza asanga yasize umugore, aritegereza asanga yasize abana, aritegereza asanga yaraye mu butayu. Heta zone staya sire, ariko arangije abazimana arayibaza ngo ubundi herezo ry'uru rugendo ni irihe? Imana ihimbazwe. Yesu amusubiza amagambo meza cyane. Aramubwira ngo hari igihe ibintu bizaba byarahindutse. Imana ishimwe. Pasika ibintu byarahindutse. Ubu turumva ngo haje covid, tukumva ngo abantu barapfuye, ariko abantu babanye n'Imana, abantu babaye imbere y'Imana, izi ndwara z'ibyorezo ntabwo zigeze zitugeraho. Imana ihimbazwe. Yesu arangije yitegereza Petero, aramubwira ngo Petero we, ngiye kukubwira ikintu gikomeye cyane. Imana ishimwe. Yesu arangije aritegereza, yitegereza Abanyarwanda. Turumva hanze hari intambara, ariko Yesu yageze ku gihugu cyacu, arangije abamba amahema, turamushimye. Tazode staya sire. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe. Arangije aramubwira ngo mu bihe igihe ibintu bizaba byahindutse, wa mukobwa we, mu bihe igihe ibintu bizaba byahindutse, mu gihe insengero bazaba bazifunga, tuzaba tuvuga ineza y'Imana. Mu gihe abantu batazaba bemerewe gutwara Bibiliya, turiho turavuga ineza y'Imana. Aramubwira ngo mwebwe muzaba imbere yanjye. Ikintu gikomeye cyane. Imana ishimwe. Haleluya. Wakorera Imana ukaburara, wakorera Imana ntiwambare neza, wakorera Imana abana bawe ntibige, wakorera Imana uri muri serume, wakorera Imana ibibazo byabaye byinshi. Ariko umva ikindi jambo Yesu yavuze kuri aba bantu bayikurikiye. Aravuga ngo igihe ibintu bizaba bihindutse, ubwo umwana w'umuntu azaba yabuze ahagana. Imana ishimwe. Ubu ndiho ndabyibutsa Imana. Hayibwira ngo waravuze ngo igihe abantu bazaba babuze aho bagana, igihe abantu bazaba bari gusenya utujagari, abantu ngo bakurikiye Imana, abo ngabo ntabwo bazabura aho bagana. Tuvuge ngo amena. Imana ihimbazwe. Arangije aramubwira ngo ibihembo by'abo bantu nuko bazabana nanjye. Imana ihimbazwe. Haleluya. Haramubwira ngo wowe wemeye ukankurikira, wowe wemeye ugaterera imisozi ukaza kunshaka, wowe wemeye ukaza ukabana nanjye, mu gihe ibintu bizaba byahindutse, ubwo umwana w'umuntu azabarira, wowe uzaba imbere yanjye. Haleluya. Amina. Pasika uzikira ijambo rivuze. Ndakumva cyane. Nta kindi Yesu yarashatse kuvuga. Imana ishimwe. Nta kindi Yesu yarashatse kubwira abantu. Yesu yarashatse kuvuga ko gukorera Imana bitavuze kudamarara. Imana ihimbazwe. Yarashatse kuvuga ko gukorera Imana ntabwo bivuze ngo ube mu nzu nziza. Gukorera Imana ntabwo bivuze ngo urye neza. Gukorera Imana ibihembo byayo ntabwo ari ugushaka ngo udamarare, ahubwo nuko tuzambika ikamba ryiza ry'ubugingo. Imana ihimbazwe. Wowe ukurikiye iki kiganiro, isamu kazambikwa ikamba. Imana ishimwe. Wowe ukurikiranye iki kiganiro, icyama nturaritsira iby'isi, icyama ntusengera amazu meza, ahubwo ukavuga ngo icyama nkazabana n'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusangire ku ijambo ryiza, hanyuma mbabwire icyo umwuka ari kuvuga. Imana ihimbazwe. Ni ijambo riri muri Nehemiya. Muri Nehemiya igice cya mbere. Muri Nehemiya igice cya mbere. Pasika Imana iriho irakora. Yego. Turi kugenda tubona ineza y'Imana, turi kugenda tubona ubutabazi bw'Imana. Amena. Abantu mukurikiranye iki kiganiro munyemerere cyane
dusome ijambo ry'Imana riri muri Nehemiya. Nehemiya kangahe? Igice cya mbere wa kane. Nehemiya igice cya mbere wa kane. Ibirori biza bateguye tuzabana nawe mwami Imana, tuzabana. Igice cya mbere umurongo wa kane. Dusome? Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nehemiya igice cya mbere umurongo wa kane. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi imbabaye niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru nti amen. Reka tuwusubiremo. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru. Mwakirereza ijambo ry'Imana. Amen. N'abandi mwese mwakira ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo Nehemiya, ni ibice bya mbere umurongo wa kane. Yego. Yaravuze ngo maze kumva iyi nkuru ndicara ndarira, ndirira imbere y'Imana nyir'ijuru ngira nti haleluya. Nanjye hari impamvu mbazanira ijambo, nuko hari inkuru cyangwa se hari iyerekwa nabonye cyangwa se hari ijwi numvishe, ndangije ngira ubwoba ndarira, ndangije mfata amasengesho yo kwiyiriza. Imana ihimbazwe. Haleluya. Mu minsi yashize nasenze Imana, maze gusenga Imana irampishurira. Haleluya, haleluya. Umuririmbyi w'ikorasi yabivuze neza, aravuga ngo hazaca uwambaye uwejejwe kandi aberewe. Mbese mukobwa urejejwe, mbese mubyeyi urejejwe, mbese mupasiteri urejejwe, mbese muririmbyi urejejwe. Turi mu gihe kigoye, uri guhura n'umuririmbyi mwaririmbanaga mugahura ari hagwagwana icupa ry'inzoga. Turi mu gihe kigoye, uri guhura n'umushumba wagushumbaga mugahura yapokese. Turi mu gihe kigoye, uri guhura n'umudiyakoni wakudiyakonaga yakwerekaga ahantu wicara mu nzu y'Imana mugahura ari ku muhanda ateze. Ibi bihe nibyo tugezemo. Hari kumva ijambo rikomeye Yesu yavuganye nanjye, yavuze ngo ari mu gihe ari gucocora, hari mu gihe umuntu wese ari kwibwira mugenzi we. Tugeze mu gihe tugiye kwibwirana. Imana ihimbazwe. Turi mu gihe ugiye kumenya Rasheli ni muntu ki. Turi mu gihe ugiye kumenya umushumba wagushumbaga, uvuga ngo uyu mushumba yari muntu ki. Uvuga ngo uyu mushumba tubanye igihe kinini yari muntu ki. Yesu yavuganye nanjye arambwira ngo ni igihe umuntu wese agiye kumenya mugenzi we atiriwe amubaza. Imana ihimbazwe. Haleluya. Ni igihe ugiye kureba umuvugabutumwa warebye kuri YouTube ukamureba utiriwe ubaza amakuru ye, akakwibwira ubwe, akakwibwira muko. Ni igihe ugiye kubona umukobwa ukavuga ngo uyu koko yaririmbiraga Imana. Ni igihe ugiye kubona umuntu wese ibzaberaga imbere mu mutima Imana irihira bishyira hanze. Imana iturengere. Haleluya. Imana iturengere. Yesu yavuganye nanjye ngo ari harashaka abasimbura, ari harashaka abasimbura abashumba bari kubivamo. Yesu ari harashaka abaririmbyi basimbura abaririmbyi bari kubivamo. Yesu ari harashaka abasimbura. Nyemera cyane wowe uhagararanye n'Imana, nyemera cyane wowe uri kunyumva uri mu kabari, nyemera cyane wowe uri kunyumva wajyaga mu bapfumu. Wemerera Imana igusimbuza uwabivanze, igusimbuza umushumba wabikoze ari umusambanyi, igusimbuza umuririmbyi wabikoze ari umusinzi. Tazode sayasire radistase. Ni igihe Imana ije kugira ngo igosore ibihuhe bijya ku ruhande, maze abakoreye Imana bya nyabyo irihira bambika neza, irihira basiraho ikimenyetso cyayo. Nyemera cyane ugarukiraho. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nakuzaniye ubuhanuzi bukakaye, ariko nunyemera cyane ukabwumva urumva ineza y'Imana.
Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Yesu yaranyeretse mu bicuku bya nijoro, mbona ariho aragenda aratoranya, mbona ariho aragenda ashyiraho abasimbura, mbona abashumba bariho bicara, Yesu agahagurutsa abandi. Ndabyibuka cyane ubwo yasangaga Dawidi mu ishyamba, abona ko akwiriye kuba umwami. Nawe aho uri, nawe icyicaro wicayemo, nawe aho bagusuzugurira waba umwami. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Turashima Imana ko itagirobanura ku butoni. Haleluya. Turashima Imana ko itagirobanura ku butoni. Turashima Imana ko itagireba muri famiye. Turashima Yesu ko iyo agiye gutoranya umuntu ntago abaza ngo ngace kwa runaka abaze ngo uyu ni muntu ki. Ndashima Yesu iyo aje gutabara nta kintu areberaho. Haleluya. Iyi Imana iyije iba yaje. Haleluya. Ndabona Yesu azanye ingororano ku bantu babaye imbere yayo. Ndabona Yesu azanye ibisubizo ku bantu babaye imbere y'Imana batayiryarya. Ndabona Yesu azanye imbaraga ku bantu baririmbiye Imana mu kuri no mu mwuka. Kandi ndabona ikiganza kimwe kirimo inkoni nini cyane. Iyi nkoni ije gukubita abantu babivanze, iyi nkoni ije gukubita abantu bayibesheye. Ariko wowe wabaye imbere y'Imana, ndabona marayika w'Imana azanye ingororano z'abihanganye. Imana ishimwe. Haleluya. Umuririmbyi yarabivuze, haravuga ngo ubwo azaza Imana izaduhemba, ingororano z'abihanganye ni ukuri zirahari. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Unyemerere cyane wumvire ijambo uburyo Nehemiya yabonye ibihe bidusohoreyeho. Ngarangije aravuga ngo nkwiye kwiyiriza ubusa. Mbese wowe uri kwiyiriza ubusa? Ibyorezo ko bitugarije uri kwiyiriza ubusa? Indwara kiri kuza isimburanya n'indi uri kwiyiriza ubusa? Nyemera cyane dufate ibihe byo gusenga twiyiriza ubusa, tubwire Imana ngo itugirire ibambi. Imana ishimwe. Haleluya. Nta hantu kuri Imana itakura umuntu. Haleluya. Hasayo y'ibyaha urimo Yesu atagukuramo. Nta bigeragezo uhagazemo Yesu atagukuramo. Nta ngorane urimo Yesu atagukuramo. Reka mvugane nawe wa mubyeyi we, wajya mu bapfumu bakakubwira ngo biremeye ariko ntibyemere, ariko nta muntu wikubise imbere y'Imana ngo ataha atayibonye. Haleluya. Nta muntu wikubise imbere y'Imana ngo abure ubutabazi bwayo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Yesu avuganye nanjye aka kanya ikintu gikomeye, mwikirara kuko Yesu aracyazenguruka mu nsengero. Tugiye kugera mu bihe bikomeye, umuntu agiye gusenga ye ku giti cye. Hende kedesa hetando mendrayasire radistas. Iki gihe si icyo kwisengeshereza, iki gihe si icyo kumva icyo bakubwiye. Nyemerera cyane usenga yawe ku giti cyawe. Tugiye kugera mu bihe bikomeye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Mureke tubane n'Imana, mureke tubane n'Imana. Iyi Mana ihemba neza ntabwo yambura. Iyi Mana ihemba neza ntabwo yambura. Iyi Mana ihemba neza ntabwo yambura. Nyemerera cyane wowe uri mu byaha garukira aho ngaho. Wowe uri kwinezeza ngo haracyari igihe, nta gihe gihari, garukira aho ngaho. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire ngo Imana iriho irashaka abasimbura, kandi ndagira ngo mbabwire ngo namwe muriho murasenga, namwe mufite isengero, akagaha Imana yabasigarije, akagaha Imana yabahaye, akagaha Imana yabahaye. Ndagira ngo mbabwire ngo akagiye kurangira, namwe mwihererane n'Imana mwenyine. Haleluya, 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 haleluya. Imana ihimbazwe. Iki ni igihe umukiranutsi akwiriye gusenga. Iki si igihe cyo kwirara. Iki ni igihe cyo kurwana tugakomera. Iki si igihe mwabashumba mwe. Yesu agiye kuza, kuko nizo yasigaje zirimo zikorerwamo ibintu bitari byiza. Ingufuri ziracyariho ziratambagira, ingufuri ziriho ziracyariho ziragenda. Nyemera cyane wowe ugifite igihe cyo guterana, nyemera cyane wowe mushumba, agaheni gatoya nawe ntiwongere gutera. Haleluya. Agaheni gatoya, akagahe gatoya kabyaza umusaruro. Imana ishimwe. Bibiliya ivuga inkuru za Yohana, izivuga neza. Yohana yabaye imbere y'Imana,
ariko yatangiye kuvuga ivugabutumwa mu mezi 6 yabaye avuga ivugabutumwa. Yakoze umurimo ukomeye cyane, yakoze ibintu binini cyane mu gahe gatoya Imana iduhaye. Ni mu nyemera cyane turi dure Yeriko, ni mu nyemera cyane dukora ibintu bikomeye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Turayishimye rero ko ari Imana ijya ibana natwe, ikabana natwe mu bihe bigoye, ikabana natwe mu bihe bikomeye, ikabana natwe ibyorezo byaje, ariko ikavuga ngo abantu babanye nanjye ibi byorezo ntabwo bizabageraho. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kandi Yesu utarobanura ku butoni, abanza amahema yo kabyara, abanza amahema. Arambwiye ngo yongeye agaruye ihumure mu gihugu cy'u Rwanda, kandi arongeye agaruye amahoro. Kandi Yesu aje guhanagura abantu benshi amarira ku maso. Tazodesta radistase. Mbese ayo marira werijijwe n'iki? Aya marira werijijwe n'intambara, aya marira werijijwe n'ibigeragezo, ariko amarira wirijije ayo ngayo uzayihoza rwose. Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo marira niba wararijijwe n'intambara, aya marira akaza nta ruhare, aya marira akaza nta mpamvu zawe. Nukuri Yesu avuganye nanjye ngaje kuguhoza aya marira, kandi Yesu avuganye nanjye ngo hari abantu aburaniye. Wowe wumvishe iki kiganiro umaze igihe kinini usiragira mu manza, wowe wumvishe iki kiganiro hari ibyawe byagiye. Yesu avuganye nanjye ngaje kuburanira abantu bayo. Imana ishimwe. Iyi Mana ica imanza ikazica nta kirebeyeho. Iyi Mana ntigisaba abavoka, warasiragiye byaranze, wishyuye abavoka byaranze, ariko umva ukuntu Yesu avuganye nawe. Iyi Mana idaca urwatibera iravuganye nawe ngo ije kukuburanira. n'ukuri ndahamya ndashidikanya ko iyi Mana iciye muri njyewe iri bwemera kuri burebe n'iki kiganiro, kandi n'ukuri uzamure kwizera. Yesu arakugirira neza. Imana ishimwe. Haleluya. Ndagira ngo mvugane n'abantu, abantu b'Imana, abantu bagambirira kuza kubana n'Imana. Kwa Yesu ni salamu. Imana ishimwe. Kwa Yesu turarya, kwa Yesu turanywa. Umuririmbyi yarabivuze aravuga ngo ubuntu bw'Imana bwonyine burampagije. Haravuga ngo naho nabura amafaranga, naho basohora mu nzu, naho famiye zanyanga, uyu muntu w'Imana aravuga ngo ubuntu bw'Imana burampagije. Icyampa ubuntu bw'Imana bukabahaza, mukabana n'Imana neza. Imana ishimwe. Haleluya. Mukabana n'Imana mukiranutse, tukabana n'Imana tuyitinya, tukabana n'Imana twanga icyaha. Haleluya. Umuririmbyi yarabivuze aravuga ngo nari mwisa yo y'ibyaha, aramfata ransayura, nari mu mwijima ukomeye, none aramurikira, natinze cyane kwitaba. Haleluya. Yesu wampamagaraga nyuma nizingira ijambo rye, ankuramara nari mwisa yo y'ibyaha, aramfata aransa. Haleluya. Nari mu mwijima ukomeye, none aramurikira. Haleluya. Munyemerere dusoze dusenga Imana. Mba nibutsa ahantu Yesu yankuye, nkibuka ukuntu yankuye mu isayo y'ibyaha, nkibuka ukuntu yansanze ndimo nigaragura,
ariko arangije aramfata aransayura. Hanyuma ngiye gusengana n'abantu barwaye, sengane n'abantu mufite amakanseri mwaravuze ngo byararangiye, abaganga barakubwiye ngo genda utegereze gupfa. Yesu rero wageze ku gituro cya Lazaro, hanyuma yamaze no kunuka akamuzura. Iyo ndwara yawe urwo ruhande rwananiye abaganga, nyemerera turwereke Imana. Hanyuma nsengane n'abantu bafite imanza zananiranye, mwatanze amafaranga mu bavoka byaranze, nawe tugiye gusengana. Pasika ubutana avuze ikintu gikomeye cyane, ndavuga ngo hari abantu bari mu gihugu cyo hanze gutaha byaranze, ariko nshimiye Imana nayo nibagiwe no kubivuga. Ni ukuri kuri telefone yanjye maze guhamagarwa n'abantu batatu ndi imbere y'Imana yera kandi hana, bambwira tuburashe, bagiye bampamagara turasengana. Bamwe twaranabonanye barambwira uti twabonye ikiganiro cyawe twifuje kuguhamagara. Ndababwira nti Imana yavuganye nanjye ikambwira ko mwashatse gutaha bikanga, ni ukuri muzataha. Nshimye Imana ko aba bantu batatu batashye. Hanyuma nawe ufite urubanza, ndahamya ndashidikanya ko izi mpapuro Yesu ajya zica. Tugiye gusengana n'abantu barwaye, dusengane n'abantu bafite imanza, dusengane n'abantu bashaka kwakira Yesu. Imana ishimwe, uri Imana yera. Haleluya. Nta muntu wabaye imbere yawe ngo atata kubonye. Haleluya. Nta n'umuntu wagukoreye ngo yikorere amaboko. Narakubonye mu gihe nari ndwaye, urambura ukuboko kwawe uravuga ngo indwara zose nizihunge, ni koko zarahunze. Senganye n'uyu muntu urwaye kanseri, uru ruhande yahaye abaganga bikanga, uru ruhande yajyanye hanze bakabaga bikanga, uyu mugongo babazi inshuro nyinshi byaranze, ariko haleluya ndamusengeye Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Tazadesa etando menidrayasire, yagiye mu bitaro byinshi byaranze, yageze mu Bihinde byaranze. Mubyeyi wakira ubu buhanuzi n'ubwawe, yazengurutse i Kanombe byaranze, yagiye Faisal byaranze, ariko ubuzima bw'aba barwayi mushize mu biganza by'Imana. Imana ishimwe, urakoze ko hari icyo ukoze. Isindi nsengeye aba bantu bafite imanza, nsengeye uyu muntu watsinzwe agatsindwa ari mukuri. Ariko umuririmbyi yabivuze neza, haravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana afite umuntu umvugira, ni umukuru w'abatambyi, kandi uyu muntu yitwa Rukundo. Hetazodesta hetando menidrayasire, ndagukunze Mana, ndagushimye kumubereye umucamanza, kandi ndagushimye kumuburaniye. Urakoze, 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 urakoze. Haleluya. Urakoze Mana, urakoze, urakoze. Nanone sengeye Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwandakazi bari mu bihugu tutareba, abari gukoresha imirimo y'agahato. Umuririmbyi yaravuze ngo uzaze ucuye umugozi, umugozi uzabubasha umutima. Hari abagambiriye gutaha byaranze, hari abashatse ubutabazi byaranze, hari abafungiraniye ahantu no guhamagara ababo byaranze. Iyi migozi turayiciye kugira ngo abacu banezerwe. Nekedesayasi, ndagukunze uruwera, ndagushimye, ndagushimye ku bw'aba bantu bagiye kwambuka imipaka bakaza mu gihugu cyabo bavuga ineza yawe. Ndagushimye, ndagushimye Mana, ineza yawe niganze. Uko niko nsengeye umurimo wawe muri rusange, nsengeye abashumba, nsengeye abaririmbyi. Data wese nibagiwe gusengera iyicano, kuko yemeye gacibwaho ibyawe igihe insengero zifunze. Tukaba turi kuvuga ineza yawe, ineza yawe ikagera hanze y'igihugu, ineza yawe ikamamara. Haleluya, haleluya. Reka ukora imirimo n'ibitangaza, ineza yawe rero niganze. Muri rusange turavuze ngo urera, kandi nibyo ko